ku muryango. Buri muntu n'agahinda ke. Urinjira agahinda kakavuga ati njira ndagutegerereza hano. Hinda kari hari tegereje buri muntu. Gahinda k'inzara, gahinda k'ubukode, kamvuga ubukode. Ubundi umuntu yitwa Nyirinzu Muramuzi. Umuntu uha amafaranga ntavuge ngo urakoze, aho ugashaka ikiganiro yaherekeresha. Muramuzi yije ibivugira icyarimwe. Mutumye nibuka Zakariya, ise wa Yohana n'umugore Elizabeti, ngo yasengeraga abandi bakabona akazi. Gasari igihe uryama ukarota, burya data bari kuvomerera bugingo. Igihe uririmba indirimbo nticike muri wewe, burya data bari kuvomerera bugingo. Igihe Imana igutuma habashumba, burya data bari kuvomerera bugingo. Nubu waje utabishaka ukumva wajya kuri gusura wa mukobwa mwiganye. Munyemere muzamura ibiganza dusuhuzanye. Haleluya, haleluya. Imana iduhana umugisha mwinshi cyane, turanezerewe kuba hano kandi nukuri bimvuye ku mutima, ndumva nishimye cyane. Kwihuse dufate bira dusoma ijambo ry'Imana. Dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana, igice cyaho ni icya 15. Turasoma umurongo wa 7 ndetse n'uwa 8. Iyo mirongo ibiri ubundi ntago ndi butindi uyu munsi kubw'impamvu. Twihuse tuhagere vuba vuba. Haranditse ngo nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo nibyo byubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba bigishwa banjye. Imana idufashe cyane. Amen. Amazina ni yayandi, niyo nshuti THEOGENE. Ndi umugabo, mfite madamu n'abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2, kandi n'abana beza basa na se. Turasa uhereye ku Wifura kugeza kuwa 4, kandi abana banjye bose bafite icyo bagiye bazana ku buzima bwanjye. Mwana wanjye Wifura yazanye perimi. We kuko ufite kategori zose urumva ari ibisanzwe, ariko yazanye iki? Wifura inkumi isa na se. Umunsi mbese nayibonaga niwo munsi nabonye kategori B. Jini riba rirapfuye. Uzi imyaka nayiboneyemo ni ya indi ya danje. Ntago ari ya alfabe, oya wasubizaga interuro yo. Noneho umwana wa 2 azana n'ubwarimu. Kuba mwarimu muri ADP. Umwana wa 3 aje, ariko mwamugenga amen. Aravuga ati niba uwa mbere yarazanye perime, uwa 2 akazana ubwarimu, uwa 3 azana ubupastor. Undi ntago mwabyumva, urumva ari ibisanzwe, ariko kuba pastor, twakire pastor. Kandi ubwo bagiye kwakira n'umwari imbobo Nyabugogose. Ubwo rero hari ibyo njye mba numva. Ariko haleluya, haleluya. Uwa 4 wagiye kuza aravuga ngo reka nze nkubwire. Abizana byo turaziranye, nibazina uretse no kuba bazina ni n'ishumi yanjye. Yego mwana, tujye dukorera Imana, dufitanye amateka.
ubundi niyo nakwiyicarira ubwabyo ubumba nyishimye, ubwabyo ubumba nyishimye, kubona umubebe, kubona ababebe, kubona abana banjye bane beza basa na se. Mwe ntago mwabyumva. Mbyara uwa kane nirwanyeho niyo muri gikomere. Mwe ntago nakibabwiye, ariko ubundi hari igihe biba ngombwa ko wiyomora kuko ntawe ugushinzwe. Abantu bicaranye ibikomere hano, abantu bagendana ibikomere, abantu babana n'ibikomere, ujye wirwanaho kandi wibutse ko umuti w'igikomere ni ikinyuranyo cy'icyagukomerekeje. Nkurikira neza, umuti w'igikomere ni ikinyuranyo cy'icyagize gute, cy'icyagukomerekeje. Niba warambaye ubusa nushaka uzamanike protomato 15 ujye uyireba gusa wiyomore. Kari abantu bambabaza, uzi kuvuka nabi, ugakura nabi, ugashaka nabi, wanayabona ugakomeza kurya nabi, n'abana bawe bakiga habi, wanasiga n'ibyo guteka ugasiga ikirahure cy'umuceri. Urugo rwose ni ikimenyetso cy'uko waryaga babiteye imirwi, ufite voka hano n'ikijumba hangaha. Niyo mpamvu usiga ibingana gutya. Ni ukwambara. Ubwo rero igikomere mperuka kwiyomora umwana wanjye avuka, ubundi tubyara umwana wa gatatu, mwumvishe ko yazanye n'ubupasiteri. Nihagazeho madamu wanjye mujyana mu cyumba ngo cya VIP. Ndavuga ati ubwo maze kuba pasiteri sinabura n'abakristo nka batatu bakinyishyurira, noneho nkamukura hariya muri sale nkamushyira muri VIP. Noneho mugejejemo ngira ngo abadayimoni ndabanize, naho baracyari aho hafi. Uziwe bari kukwereka ati amazi muraba murimo hano mwenyine, iyi ni etajeri. Urumva ye nk'umuntu wabyaye babiri bose mbyarira muri sale nk'abandi muri VIP, numvaga ko nabanize, numvaga ko nabahejeje, naho riracyarimo rindungurikira imbere y'umuryango. Noneho sohoka nkoze mu mufuka, urumva nanabyaye. Ngeze muri korodoro mbona ibindi byumba bigiye biteretseho indabyo, kandi nge ntayo ururabyo mfite. Nitasubirayo namanje. Noneho ntangira gusenga mvuga ngo Mana mbabarira, aba babosi baguriye indabyo abadamu babo babasezerere mbere, basi tuzavemo baratashye atazazibona. Iyo rero mwebwe mukennye musezera kare kugira ngo iminsi itikubika aba myinshi. Kumva numva ijoro bankubise fagitire irya kabiri, ndabate sizabonone yishyura bitabwa ati duceho sheri tuyita mitanera umwana tuyita ducaho. Ngeze muri korodoro nkajya nunga ijisho ngo ndebe kazireba, ntiyabinyereka ko yazibonye turagenda. Ariko miga umuhigo ndavuga ati Mana, aho nzabyarira umwana wa kane nzamugurira indabyo bicaho byagaciye, nanjye niyomora ikigi. Munsi twamubyaraga rero, munsi twamubyara bakimara kumbwira ngo amaze kuruhuka, nahise mfata telefone mpamagara mu mujyi munkorera indabyo twabyaye. Wari ugiye kuzinywa arambaza ngo mwabyaye iki, nihagararaho ndavuga ati ni ngombwa se kubikubwira we kora indabyo. Sinari nzi ko habaho iz'abahungu n'iz'abakobwa, ntabyo nari nzi. Ngerega dukora indabyo bitewe n'uwavutse. Ati nta kibazo uransekuye ariko zikore tu. Barazinkoreye, arangije arambwira ngo kandi dushyiramo n'akantu, mpita ati shyiramo na ka shokora, cyo bita kuzengereza umuzimu. Zengereza iki? Umuzimu.
ndangije nanjye nzimanukana nzihishe. Iyo byemeye imenya ko wanazihishe we. Iyo byemeye umenya ko banazi. Erega mureke mwomora ibikomere nawe yanambyeho ntiyanyoba. Hari igihe yagombaga kunyoba kavuga ati sigarana n'ubukene bwawe ndakuyobye, akacaho arangije anamba ho nanjye n'igihe ngo mbimwomore kuko atanyobye. Bazina ntago yanyobye. Nawe iki ni igihe cyawe cy'umutera utuntu mbese. Tujye tubashimira ntago batuyobye mwa. Nene cyanangaje narazimuzaniye nzi ngo ninjye uri bumubwire ngo bazishyira imbere y'umuryango kuko ngo umwana ngakorana n'indabyo uziha nyina akishima agaseka ubundi ukazitereka imbere y'umuryango. Sanga nawe yarabizi ahubwo hari ibyo abadamu batatwaka bitewe n'igihe turimo. Bagabo bari muri iri teraniro nongeye kubasengera Imana ibampera akantu. Rega dutahe ikindi ni iki. Imana iduha akantu mwa bagabo mwe. Duha akantu ujye umenya ibyo shera akunda. Bundi kirazira gutaha uri umugabo nta kintu ushyiriye madamu. Cyo wihagarara ugure cya denjiga cya truwasi. Urakizi cya denjiga ni ikirindazi kingana gutya. Wenda azakirya gatatu ya minsi 2 nawe uyungukiremo. Ariko abamama ko batavuze ngo amen. Murumva ntabavuga ni Yesu. Bagabo tujye iduha akantu tujye tubashyira ibidenjiga 4 giga. Haleluya haleluya. Twongere Yesu icyubahiro kubw'umugambi mwiza dufiteho mu izina rya Yesu. Iki ni igihe cyo kubomora ibikomere. Murabizi ko ari n'umunsi wanyu tugomba kubahata ibidenjiga n'ibikatire giga. Kandi nubona umutware yakuyeho nabwo uzajya ubyihanganira. Kandi mujye mumenya n'amasaha yo kubwira umutware wawe ibibazo. Ko kuba kinjira ukahita umbwira ati bodaboda zatakaye, legiteri yahezemo flashe, ukahita umubwira ngo uzi ko n'uwironda avuye hano n'uwisuka avuye kuyareba ngo azagaruka ejo na Nyirinzu yateyemo ataranicara. Kandi ubwo boss yamukujeho, Sofia yamufotoreye Nyagatare na hani Kabuga. Nawe si wabonye agera mu rugo umubumbi wamubanye danje akicara asanze n'ibindi bidanje mu rugo. Urumva utamuhahamuye koko? Mwagiye mumenya namwe igihe mutubwirira ibyabacanze. Shize niba rimwe nakabwiye ntazajya z'umutware wawe agakomanga ujye umuha karibu 17 n'igice. Jye kwicara uzimuhaye karibu sheri, karibu dadi, karibu dadi. Mana ishimwe ko mugeze hano dadi. Neno n'umukuri hamwe inkweto azahita agwa n'ikofi ngo njyanira mu cyumba. Uzi icyo bivuga? Genda wikorere. Kandi uyu musore wo kurihimbaza nawe ube wumviramo kuzajya utana ikidenjiga. Tazamukuzaho ugomba kuzajya umupangira. Bantu bo kurihimbaza mu batunga ibiganza muvuga ngo Imana ibahe umugisha. Umunsi nabyaraga banzaniye icyamverope. Tujye dushimira abantu nibagira icyo bakora. Kandi inyigisho bashyizeho zanjye bashyiraho na nimero za telefoni ngo njye mpura n'abantu.
ndabakunda namwe abanyamakuru basigaye mujye muzishyira reka twigane ijambo ry'Imana umuntu basaba yavuze kuntu yabibanga bibatere mu rushinge umushumba yavuze ijambo rikomeye ngo biba murareba gusa no kuba mpagaze hano ni ibintu nagiye mbiba kandi nibaza umuntu ntatanga kuko afite ibimusagutse hari igihe utanga ukitera icyuma kavuga ati naturwasana ni kurya ndazi gukubise mwana Imana nayahiri mu ijuru ikayita igupangira turi abagabo bo kwitera icyuma twasomye amagambo y'Imana twasanze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cyawo ni icya 15 hariya kuri uriya murongo wa mbere numanuka neza ugasoma ziriya nkuru uzasanga ari amagambo Yesu yavuze mu bihe bye bya nyuma uhereye ku gice cya 12 gusoza iki gitabo cyose ni amagambo Yesu yavuze mu minsi ye yani kandi abantu bakuru ngira ngo murabizi ko ijambo ry'umusaza riba rifite agaciro yavuze mu minsi ya nyuma uzi ko uyu musaza yashaje yapfuye baravuga ngo yashaje abantu baje kwitabaro muri famiye usanga babaza ngo ese yashizemo umwuka rinde bari kumwe ukagira ngo bagiye kumuha pole none ukugira ngo bamubaze ngo se yasize avuze ngo iki bivuga ngo ijambo rya nyuma rifite agaciro Imana ishimwe ko viye wacu Jesus yagiye avuze yagize ate avuze aravuga ngo nibuguma muri nge musabe icyo mushaka cyose data azakibaha kandi mugende mwera imbuto nibwo muzaba bigishwa banjye nyakuri reba nk'abantu nka batatu ubabwire ngo yagiye avuze yagiye avuze ku murongo wa mbere w'iki kiganiro ubwo yaratangiye gutera ari kuganira n'abigishwa yaravuze ngo ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyirawo uhingira munyemerere mvuga aka kajambo kavuga guhingira ubundi umuntu ahingira icyo yamaze gutera iriya mirimo yose ikorwa ku giti cyatewe n'ikubiyemo iri jambo ryitwa guhingira kugisura ukabona ko gikeneye amazi ukakivomerera kugisura ukabona ko gikeneye umuti ukawugura ukaza ukawuteraho ngo udukoko tutangiza icyo giti kugisura ukabona ko gikeneye ifumbire mvaruganda ukagenda ukayigura ukaza ukayishyiraho kugira ngo uzabone wa musaruro witwa imbuto kugisura ukabona ko hari n'abacyangiza bari gukina mwari bwabona abana bari gukina ibya papa na mama bari guca amababi ngo ni amafaranga ariko aya mafaranga nayo ni danje umwana bagiraho baca amababi ngo ni reka mbibutse mwibuka abantu bavukiye mu cyaro bagiye kuvoma n'indobo cyangwa amasafuriya murabyibutse mugaca amashami cyangwa amababi yo kuvika mu ndobo kugira ngo amazi adacubangana akagira gute akameneka erega namwe akagasura nuko turi i Kigali mwabana ntimukajijishe tureba abantu bikuruje ku mutumbatumba abantu bari umunyenga ku mutumbatumba comekamo igiti kimwe ari ikindi hano amasa mukayasiga data akagutangira utaragera hehe mu kabande none ubu arahagarara moto kugera mu Giporoso nangahe ni 6 ndaguha katiresa ariko kutagenda boro ukagira ngo wigisha amategeko y'umuhanda kagasura ni Yesu ni Yesu ni Yesu biriya byose nyiri igiti akorera iki giti abikora atari uko agikunze gusa atari imvune y'uko yagiteye gusa ahubwo abikora bikikeneyeho umusaruro witwa iki imbuto
ikinezeza ni ikirere kuri uyu murongo wa mbere nuko igiti kitabwira nyiri igiti ngo nkeneye iki, ahubwo nyiri igiti aritegereza akamenya iby'igiti gikeneye akabikora kitabimusa. wahita umbaza ngo iki giti ari cyo bugingo bwanjye, data bigikorera ryari? igihe uryama ukarota, burya data bari kuvomerera bugingo. igihe uririmba indirimbo nticike muri wewe, burya data bari kuvomerera bugingo. igihe Imana igutumaho abashumba, burya data bari kuvomerera bugingo. n'ubu waje utabishaka ukumva wajya gusura wa mukobwa mwiganye, ukumva wajya kwa so wanyu, ukumva wajya kureba wa mukopine wawe, ushiduka wageze hano we, burya data yatangakanga kugira ngo ugere hano avomerere bugingo. mukanya mwese uriya muhungu yikubitemo indirimbo, mbona murabyinnye, nose uragira ngo wabyinnye ari uko ufite menshi kuri konte, ahubwo data adimbyemo. n'ubundi urasohoka byagucanze, iyi si iragutegereje, reka nkukubita ikinya cy'iminota 6 bahaye uriya mujene nawe ubyiniremo. data bari kuvomerera bugingo. shumbana harimo abantu bakuyeho bacungiye ku ijambo ryanditse muri Yesaya 57, kuko umwami Imana azatabara. niho honyine bahanze amaso, nta handi. bakuyeho aseka ari uko ageze hano. buriya hari uduhinda duhagaze hariya ku muryango, buri muntu n'agahinda ke. urinjira agahinda kakavuga ati njira ndagutegerereza hano. gahinda kari hari tegereje buri muntu. gahinda k'inzara, gahinda k'ubukode, kamvuga ubukode. ubundi umuntu yitwa Nyirinzu muramuzi? umuntu uha amafaranga ntavuge ngo urakoze, ahubwo ugashaka ikiganiro yaherekeresha. uramuzi? gahinda k'inzara urakaza. inzara yarandiye igiti cy'imyembe kirashira, nta munyu usigaho, ihiye n'idahiye. wangu ufata umwembe udahiye ngo wahwekenye ubwinyo bukaza, nuko uba ufite ikindi uri burye. bundi urawuhekenye ugashinyika, umuyaga ugaca mu menyo ukagenda, n'ubwinyo bukagenda, ugakomeza ugahekenya. inzara yarandiye, shaka isengesho ntarasenga, asanga yose narayasenga. naraye mu giti ndacyurangera mu bushorishori, mbwira Imana ngo Mana narinje none inzira irarangiye, sindaye mu isi sindaye no mu ijuru, uranyimira iki biryo kutarya uranziza iki? iranyihorera. hari igihe uyisega ukagira ngo barayirashe muri jenoside, ukagira ishaka base yarahunze barayitemye yagiye he, kwihorera. sanga ntaryo nasenze, naraye hariya kuri Nyabarongo, Nyabugogo yinjira muri Nyabarongo, mwisuma aho bihurira Nyabugogo na Nyabarongo. ndara nicaye aho ngaho ndayibwira ngo Mana naje, nta kindi kibazo mfite n'icy'inzara, wamaye ibiryo nkarya, uranziza iki kutarya? urabinyimira iki? iranyihorera. ndayibwira ngo kandi ikimenyetso cy'uko byibuze ubimaye, ubyutse ingona ive mu mazi ze turarana. ingona irakuka irazirara hariya, ndara hano, burinda bucya ngira ngo ndabibonye, inzara ahubwo yikuba inshuro 10. sanga nta sengesho na rimwe ntasenze, ndavuga noneho Mana ngiye kuzenguruka umujyi, ninkurangiza ntabonye ibiryo, nawe uraba ufite icyo unziza. iranyihorera. mpaguruka ku giti cy'inyoni, icyo cyari icyumba nabagamo cy'amasengesho, ku giti cy'inyoni. ngera Nyabugogo, nateraga intambwe nkabwira Imana ngo ariko Mana uranyimira iki biryo kuki utaryo wampaye ibiryo nkarya? iraceceka ivuga ati buriya ningera Kimisagara irambwira ko ibimpaye.
mpageze inkuzaho ntiyavuga, ngera kuri tapi iraceceka itaravuga, manuka hasi Kimisange iricecekera, nterera Gikondo iraceceka itaravuga, ntunguka hano kuri Expo Majero iraceceka. Byari bimaze kuba nka saa yine, ndakomeza ndakandagira, ntunguka santire iraceceka, manuka hariya Niboyi nikoza hasi Kajeke, ndaza ntunguka Kabeza, ntunguka hano hirya hano ku Militari, ndamanuka. Namanukiye kuri uyu muhanda wa hano ngera ku Murindi. Abazi umujyi ubwo si kimwe cya kabiri cy'umujyi w'icyo gihe iraceceka. Ndongera ndakata ngera hariya 12 nzamuka njya Kimironko, ndamanuka Kibagabaga. Hari ahantu hasi muzabona usa nk'ugikinyinya haba amavaze n'indabyo, hari n'akagezi k'amazi gacamo. Narahageze byemaze kuba nka saa 8 z'amanywa ku zuba, isereri iramfata nikubita hasi. Ariko mva Kimironko hari undi nawe wari undi inyuma, mbanza byaye byaramucanze, nawe ari kugenda n'amaguru. Ngiye kubona mbona nikubisa hasi, araza ntera utuzi, ngo sha ubaye iki? Ati humura. Abona kari inzara asiga haragenda, nawe sinamurenganya nta kuntu yari ameze, arigendera. Nanjye nzanzamutse ndagenda. Icyambabaje narinze ngera Nyabugogo nka saa 12 n'igice saa moya, ntarumva ijwi rivuga ngo humura mwana wanjye nguhaye ibiryo. Hari igihe iceceka kayishaka kayibura nkuza, ariko byaje bije. Haleluya. Ya iraceceka mu majoro yamvunye, iryo joro ririmo aho nari ndyamye aho kumukeka, naraye mbara imigongo y'amabati. Niga projet y'ubucuruzi bw'amatungo, nkajya mbona nzajya njya kurangura amatungo. Burya rero umushonja rotari bucya nabaye umukire, nubatse n'inzu n'ibya 10 nzajya ntanga nkabyereka Imana. Nawe urumva kitasigara uri umusore. Nakoze n'ubukwe byose mu bitekerezo, ndara nabishyize kuri gahunda n'inkwano, mbona ko nzayunguka mu mezi 6 bigahwaniramo. None nibazana nkuri igishoro ndakibura. Mpita nibuka ko ari njye wasigaye umuryango we wacu na shangazi gusa. Ndavuga ngiye nkamubwira agashinga nize, kuko ankunda nk'akisenyeneza ke kasigaye konyine, nta cyatuma ntagurisha agace. Arabyemera ku butaka twasigaranye. Ndahaguruka, wibuke rwa rugendo rw'ejo, njya i Remera Rukoma, ubwaho ni muri Kamonyi mu Gacurabwenge kugurisha isambu y'iwacu, nanone n'amaguru. Ndahaguruka 11, bundi umushonja azinduka kare nk'ufite iyage, kandi ntawe babyita gutarasa. Ndakandagira zamuka Kamuhanda, nikubita hejuru, ndamanuka Bishenyi, ndagenda ngeze mu Nkoto. Murabona ari ahantu hari banke bita ya Populaire, kera baciye muri uriya muhanda w'amajyepfo, ahantu bita Rwabashyashya. Ahantu hari Populaire mu Kabande gucita uzamuka Kamonyi, abantu banyuze muri uriya muhanda. Urebe urwo rugendo nari nakoze. Mageze masanga umugabo na Bibiliya nka saa 7 z'amanywa ku zuba rya ramwe, ngo hagarara shangu ubwira iby'Imana yakuntumye. Igihe wanyiciye kuri iri zuba, umunyanikira izuba kutaje kare, ku mutima ashaka kumubwira ngo icyakubaye ko ndi kugenda n'amaguru. Arambwira ngo Imana ukorera yambwiye ngo ugiye kugurisha isambu y'iwanyu, nta mukiriya uzabona, nta nubwo uzigera uyigurisha, nitakurengera ninde uzakurengera. Igihe ndi kwibaza, mbona aciye inkoni nta mikino muri rya shyamba, aranyirukanka nafatiraho, ayinkubita mu bitugu, arambwira ngo ukungu usekuye nutekereza kugurisha isambu y'iwanyu niko nzagusekura. Ajyanye agahinda n'umubabaro katarako Imana imbujije kugurisha isambu. Uzi umubabaro nari mfite, nari ndimo mbwira Imana ngo Mana, iyo umuhagarika Kamuhanda sinari kumwumvira, ubu ndasubirayo noneho nzagereyo koko. Imana ikajya indeba ikicecekera. Hari igihe iceceka ariko itakwanze. Iyije ibivugira icyarimwe. Mutumye nibuka Zakariya, ise wa Yohana n'umugore Elizabeti,
ngo yasengeraga abandi bakabona akazi, ngo genda utubwire ngo nabyaye umuhungu nkeneye umukobwa, agapfukama ngo yewe ngo kwa papa Clement bambwiye ngo barashakana repose, Imana ikahita imubwira ngo genda ubabwire ngo repose ndamubahaye, ariko man nanjye nta kana ngira, ngikahita iceceka. Hari igihe usengera abandi bagasubizwa, mugani wa mushumba ugakuraho. Kandi ubwo nabaga nyoboye icyumba cy'amasengesho, tewarahazi cy'uruhura kirimo nk'abantu 1,500 no mu madirishya bahagaze n'izuye ntebe, bahagaze ku mikeka, buri muntu ahagaze hejuru y'undi. Aho nicyaho gahe inkweto zaranacitse nazo, mbese nkajya ngira gutya ngo ndebe ko hari uwarebamo. Haleluya, ndi gufashwa ntihagire urebamo. Tumeze nkajya nzerekana bibuze hari uri bugire yerekwa akansigira agakweto. Haleluya, ntihagire urebamo. Nde wakureberamo se warakuye. Izi inkweto zacitse, nibuka ikigeragezo gikomera kibaho kibi cyo kujya gusura abantu ugasanga hari itapi muri salo, biri bugusabe gukuramo inkweto, tera imibare ukavuga ninyikandagiraho n'ibicyayi ntacyo barabakimana, mbese bita ukora systeme yo kuyikuranamo n'isogisi. Uzi ko inkweto n'isogisi biviramo rimwe bwa noneho niyo haba ku izuba ugira ngo ino amano inzara ziteye amahina, ivumbi ryagiye rifata. Mureka twivugira Imana. Abantu banguriye imodoka ari mu batunga ibiganza, mvuga ngo Imana ibahe umugisha aho bari bose. Ubu hari ibyo mba ntekereje. Uyu mujyi narawukase n'amaguru, inzira za bugufi zose ndazizi, kandi zo mu makaritsiye kugira ngo natukishe ubutumwa bwiza njyanye, hatagira umbona ndi kuri kaburimbo tukaza guhurira mu iteraniro yateze nge ndi kumubwiriza, agenda ncizapanye. None saa yose mugabo yarampamagaye, tugira konte muri beka ndikiriza. Umuntu yakubaza gutyo ukayimwimara, ndayimuha. Ngiye kubona nko mu minota nk'itatu mbona ka message, mbona 7,000,000. Uyu muntu arayobye, yanyitiranyije se bimeze gute? Ngiye kumva numva rongera arampamagaye ngo dusange kuri shike, basaba teka mutwe bayashyizeho, noneho babona kuntekera bimeze gute. Ubundi se ko ntacyo ngira, ubundi ko nta cyari kiriho ngo barayajya, ubundi ko ari n'abantu batugora mushumba ngirukana inyatsi. Ubundi se hari icyo wagira guretse kubeshyera inyatsi ko turirukana inyatsi n'ubundi ntacyo ugira. Yatwaye inyatsi kirahiri. Karenge yari yarazenge, navukiye i Kigali, uvukira Nyaruguru. Bankubitiraga kunywa igikoma, wowe kurura mu gikatsi kandi kirimo nito. Bansunikaga muri toileteze, hari umwana ukura adakamba kandi dede toileteze aho ngaho. Nta dede simama dede, we hari wayikuririmbi kwa rwanaga n'akabido cyangwa ujya gutoragura avoka munsi y'igiti cyo kwa Tereza. Nariye bureba wowe urya ubuki bwo mu mukanani. Bangaburiraga bantembereza mu mbuga, mfite abakozi mu rugo ku buryo nasohoka igipangu. Najyaga ku ishuri n'imodoka ari nkagaruka n'imodoka, wowe ugenda usunika ikigurudumu ngo uzagereyo vuba. Inyatsi iranyataka nisanga ku muhanda mbama yibo, we inyatsi batibikana ni vugisha ukuri. Inyatsi batibikana ni iyi. Nukumeze uko kari Yesu. Musanga mu mujyi muri shike,
sanga ari kumwe n'undi mugenzi we n'undi muko aranganiriza arambwira ngo pasite turagukunda. Saha abantu bagukunda bakagubita zirimo akurumva batankundara turagukunda. Tao amafaranga baho we abaho Imana yabahe faranga baho utabona utayafite ukagira ngo ntabaho. Imana yategetse arazi baranganiriza barambwira ngo turagukunda. Twamaze kumenya yuko wabaye umuvolonteri, to ryakugize umuvolonteri barizwamo, ntidushaka kuzakubona wicwa n'inzara. Tukuguriye imodoka, turabizi kutarubaka, tukuguriye imodokari, genda ukore taxi abana bazajya babona icyo barya, ntidushaka kuzabona abana be basabiriza. Kandi reka mbabwire, Imana izi ikibanza. Imana izi ikigira gute ikibanza. Barambwira ngo turabizi kukodesha, ntago ari ayo kugura inzu, sinayo kugura ikibanza, genda ugure imodoka zagitunga abana. Jya gushaka imodoka ari ku Gisenyi, urumva nibyo mbamo ibintu by'amamodoka ntiwamangika. Urumva ndimo ndeba imodoka ari zasunika iminsi. Umuntu aramubwira ati hano ku Gisenyi ari Karina ngwino uyirebe, ngezeho sinayikunda. Madamu mu minsi 2 yari imaze kumubwira ngo mwana wanjye nguhaye imodokari ya ruje brodo. Madamu wanjye ruje brodo ndi ku Gisenyi. Gangana rama magara ngo pastor ndagukunda. Aha ndagukunda, ndashaka kugurisha imodokari kandi nta wundi nyine ni wewe. Bakugiseni arambwira ngo nkurikira, arambwira ngo nuhagera ubwire abahungu ba military hariya bacu arije naba nahari iri mu kazi ndumwe, ubabwire bakorera imodokari yafandika. Narahageze mbonye ari ruje brodo, ntabyo kujya kwese. Reka yavuze ruje brodo iparitsa hari ruje brodo. Nimuguma muri nje amagambo yanjye akaguma muri mwe, kandi kumwe navuze Yesu nyiri umusore kubanza koze b'Imana nababonye hano, niko namuvuze nkimara kwicara kuri izi ntebe mbaye umuyobozi w'icyumba. Nari kugenda nk'abandi ariko nkomeza kuvuga Yesu kwa kundi, sinahinduka. Maze no gushaka sinahinduka, nkomeza kuvuga Yesu kwa kundi. Maze no kuba pasiteri ndakomeza mvuga Yesu kwa. Nimuguma muri nje amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka. Gace ka kabiri k'inyigisho kitwa imbuto, kuko si ukuvuga gusa, si ugucuranga hano gitari gusa. Iki imbuto si ugutega amaboko. Nabonye abakobwa n'abamama bazi gutega amaboko. Yategewe iki? Zini imbuto 9 Abagalatiya 5:22. Urukundo, ibyishimo, amahoro, kugwa neza, gukirana. Ngibimeze gutyo byose nta mategeko abiha. Imbuto ko ari 9 sinazirangiza. Muzamamagara nze nigishe ku mbuto. Icyo cyonyine. Vuge ku rubuto rwitwa ibyishimo, vuge ku rubuto rwitwa urukundo. Umuntu wumva yatura Imana imbara urukundo ruki, wari ufite inusu usa ngo tugusengera ugira ikiro n'unusu, bigira ikiro n'inusu. Urukundo rurahari kandi rwinshi, ahubwo ikibazo urukundo ruhari n'urwo mu nzego. Umuyaya ku muyaya, umunyonzi ku munyonzi, umumitiyu ku mumitiyu, lisansiye kuri lisa, umuyede ku mufundi.
ariko si rwo rukundo Imana ivuga. Urukundo Imana ivuga ni urukundo rutarobanura ku butoni. Ndabyemera urwego urimo singwiriye no kukwegera. Naho ukorera iriya kugira ngo nkugeraho nuguca ngo babita abasekreteri nka batatu kugira ngo nkugereho, ariko nitugera ku rusengero suhuza. Nushaka kongeraho na sha bite sha. Uwo munsi aho meruka gupfukama yambwiye ko nzahura n'abakomeye liyitera isoho. Ako mu kazi ubaye kibamba, no mu rusengero ubaye kibamba. Oya ku gasi mubaye kingi, no mu rusengero hageze ubaye kingi. Aho wirirwa, aho uhigira, aho kubarira ngomba kukubaha kuko ndagukorera ukampemba. Ariko tugere ku rusengero duhinduka umwe muri Kristo. Birababaje kuba mama Rudomoro arwaza umwana akazaza tumubaza ngo wabagahe kutadupipye. Yabuze ya paracetamol arabona nayo gupipa. Ariko mama Gisubizo narwaza umwana turohereza groupe zo kumuse zisimburana. Imana iduha urukundo rutarobanura ku butoni. Yumwe babiri basohotse biba bivuga ati dusenge. Icyo nkuza nimuguma muri nge amagambo akaguma muri mwe, musabe icyo cyose muzagira gute muzagira. Tugiye gusenga muri isengesho. Mushumba mbabarira urisenge, utubwirire Imana yongere ivomerere, yongere isireho urugo rwayo kugira ngo udukoko tudakomeza kwangiza ubu bugingo. Kandi si n'ibyo gusa, ishyireho n'umuti. Muri rya jambo ryitwa guhingira byabibabaje usohora amafaranga angana gutya. Nari ngiye kuyavuga yo wampaye ubushize. Byabibabaje utumira bateo ukazatumira n'abaroza muhando bageze inaha, ukazajya muri stade ariko tukabura n'umwe tugerana mu ijuru. Data n'ukuri avomerera ubu bugingo, vomerera ubu bugingo, kuko ibuhiga birahari. Byasekuye nyirambegeti byagusekura. Urapima ibiro bingahe? Urakomeye kurusheri, urakomeye kurusheriya. Mu bahanuzi bose muri Bibiliya kuva mu itangiye kugera mu Byishimo, Eliya niwe watibitse ariruka kibuno mpamaguru ahunga umugore. Kandi nawe amubeshe batejo nzaguhitana. Urakomeye kurusha Yohana Umubatiza. Yesu yaramuhamije, navuga ngo mubabyawe n'ubushake bw'umugore n'umugabo ntaho uhwanye na Yohana Umubatiza. Yesu yavugaga ko abahanuzi bose bahanuye Yesu bagapfa batamubonye. Yohana ni wenyine wahanuye Yesu, arangije aramubona aranamubatiza. Ariko ageze muri gereza uburoko bumuriye arataka ngo mbese ni weho cyangwa dutegereze undi. Urakomeye kumurusha se? Data niyongera avomere. Kandi umunsi Yohana yabatizaga Yesu hari ibintu bitatu byabaye ku mugezi wa Yorodani. Icyambere ngo ijwi ryumvikane mu ijuru rivuga ngo uyu mwana wanjye nkunda hamishimira. Yohana ijwi agira gute? Araryumva. Ngo ikirere kirakinguka baraho barabibona. Na Yohana agira gute? Arabibona. Ngo umwuka amanuka mu ishusho isa nk'inuma ahagarara ku rutugu, ariko ku cyatamanutse sakaba cyangwa igikoni aho naho ubutaha. Akamanuka mu ishusho isa, abaraho barayibona na Yohana arayibona. Ngo ariko ni weho cyangwa dutegereze umwe. Neno ntureba babiri, reba umwe, mbarira umureba umwe, mubwire ngo ni danje we. Mureke tubwire Imana yongera ivomerere. Murumva ari cyifuzo kiza muri iki gitaramo? Twicaye cyangwa duhagurutse?
mushumba wabatuyeho umugisha, ariko dukeneye uburinzi uyu munsi. Nta kindi, ni uburinzi bw'ubugingo bwacu. Yongera avomerere kugira ngo amagambo yagwire muri twe, natwe nibwo tuzasaba ibyo dushaka byose mu izina rya Yesu.